Jema mdata kwenye kwa msamu zina juma macho. Amen. Kuwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kushimimana itugejeje ahangaha. Nashukuru Mungu tuje mahali hapa siku ya leo. Ni hape icyubahiro. Amen. Paulo ageze mu Tesalonike. Paulo akifika Tesalonike. Yarababwiye ati mwishime. Aliwaambia ati furahini. Mwishime iteka. Furahini milele. Arongera aravuga ati mwishime iteka. Amen. Ibyishimo Furaha ni impano. ni karama. Biri mu mpano z'umwuka. Ndani ya karama ya kiroho. Burya iyo ubonye umuntu atishimye, Ukiona mtu hafurahi, ukabona iyo atishimye, unaona kwamba hafurahi. yagera n'imbere z'Imana atishimye, Mungu hatafurahi. umenye ko muri harimo abasore Kama ndani yako kuna kitu, abarwaye. haiko ni mgonjwa. Iwawe ukujya cikeni Wako unakula ntiwishimye, haufurahi. urukunywa ka soda ntiwishimye, Unakunywa juisi haufurahi. nugera n'imbere z'Imana Sasa katika mbele ya Mungu, ugira amajuni, wewe kabisa kwenda kandi wageze ku mugabo ukemura ibibazo byose. ukatatua swali zote. Nuzabona umuntu ubona Ukiona mtu ni Mkristo, ukabona umuntu ubona umwana w'Imana, mtoto wa Mungu, ugahora afite amajuni, anashinda anafurahi. uzamenye mu bugingo bwe Kama ndani ya uzima wako harimo gasoro, kuna shida, harimo ikibazo. kuna tatizo, Naho ibyishimo ni furaha. ni ikigaragaza ko Imana yaguhaye agakiza muri wowe. Ibyishimo nicyo kintu kigaragaza ngo yageze imbere z'Imana, arambura ibiganza, iyo uhuye nawe ahorana amavuta, agera mu bibazo, ahorana ibyishimo. Anashinda na furaha. Ubugingo bwe Nafsi yake bwabwara abantu. uzima wake unakombolewa. Umeze neza mu buzima Wake bwawe. unakuwa vizuri ndani ya moyo wako. Amen. Amen. Ibyishimo ni impano. Furaha ni karama. Abizera Waamini bari bakwiye kugira ibyishimo banikuwa na by'agakiza. furaha ya Mungu. Imana yarangije byose ibyaturegaga, urubanza rwo bari baduciye bari gupfa, ariko Yesu igihe Yesu atakayekuja anaenda msalabani. byose yabivanyeho Imana ibibazo byose Yesu yarabirangije. Intimba zacu, intimba zacu nizo yishize. Amaze kuzishira azamuka ku musaraba, ageze ku musaraba arambura amaboko. Bamwe bavuze ngo yewe n'abarusha n'abayobereye kikuremereye ikigufitiye mu mifaho nicyase Zambi kwa Yesu, kuja kwa Yesu. Yesu ni ushoboye. Yesu ndiye anaweza Zakichacha kupokea dhambi yako. ni uburwayi se Ugonjwa no kwa Yesu. Yesu ashoboye kugukiza. Ni ibibazo bizanire Yesu. Yesu ashoboye kurangiza ibibazo. Arambara umuntu. Yesu ashoboye byose. Ni umugabo usumba abantu bagabo. Wewe yise ndabishoboye. Ni wote Yohana ati Yohana humura nanesheje dore n'urufunguzo rw'ubufunuzi rero bariki Unakuwa nini? umwami muzima wageze ikuzimu, ageze ikuzimu akorayo umurimo we, arakuye gukora umurimo arazamuka Ni kabisa ni mabili ya kulimu. Ulimwengu kabisa maswali yataishi. Lakini tunapumzika wakati tunafika mbele ya Bwana. iyo tugeze imbere z'Imana Tunafika mbele ya Bwana. intimba zacu Kabisa ukati wote kunaisha. maze tukanywa vino Tunakunywa mvinyo. maze tukongera tukisiga amavuta tukongera tugashagara. Amen.
ejo twari turanga Kesho tulikuwa hapa. twaganiriye ku ijambo rivuga ati Zungumza neno linasema eti igihagarara msimamo ndakuka kuwa na akili igihagarara na msimamo kuamini. amen Amen. amubwira ati Naomba tupatie ulete wako. Kubadilishie kitu. cyangwa tuguhe n'ifeza Tupatie na pesa. Na bosi anasema kabisa twabonye ko ijambo ry'Imana na Mungu ariyo gakondo yacu. Amen. Amen. Nino byo hanze ntabwo tuzaga. Nino byo hanze bya nje by'isi ibya ulimwengu baza bakabikunyaga. watakunyang'anya. Baza naho baraguze Ukunda nunua bakabikunyaga. Yani ntacyo washinze bakayishingura bagatwara wanaipeleka kugira inka nyinshi ndarizo z'agakondo kugira amazu ndariko gakondo ibyo byose ni ubusa ijambo ry'Imana ritubwiye ibyo byose ni ubwami bw'Imana no gukiranuka ijambo ry'Imana yo gakondo Imana arabiye umuwana arwanirira muri gakondo arwanirira mu ijambo ry'Imana Satani yamutera akamubwira ati handitswe ngo abadayimoni baza umwanya wese yaza ukamubwira handitswe ngo yuzuze ngo handitswe ngo ukisema kunatoka hivi Satani naona shetani anakimbia. Ndio. reka duhaguruke dusome amagambo turasoma abakorinto Tasoma Wakorinto video nshakira abakorinto Teo, angalia Wakorinto ambere wa kwanza ibice bitatu sura 3 umurongo wa 10 mstari wa 10 n'uwa 10 na wa 11. ibice bitatu umurongo wa 10 Wakorinto wa kwanza sura 3 10 na 11. nanje ndasoma Abefeso Nami nitasoma Waefeso ibice bibiri sura ya 2 umurongo mstari wa 20. asoma Acha kwanza kidogo asome. nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Amen. n'uwa 11 Kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Amen. Waefeso ibice bibiri sura ya 2 umurongo wa 20 mstari wa 20. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko kubatse urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Yesu Kristo niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranwa neza, irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami wacu Yesu Kristo. Muri we namwe murubakwa kugira ngo mube inzu yo kubamo n'Imana Umwuka. Amen. Frere Jonas Jonas ataongoza wacu Yesu Kristo itorero cya none cyerekeje ku manywa y'ihangu dushigiye izina ryawe. Bene data na bashiki banjye, narebye ukuntu bari kwitakuma, ndavuga nti burya Yesu i Karuvari yaragakoze, ko burya ibyishimo byacu bifite ishingiro, kandi ishingiro nta handi ni mu bitonyanga by'amaraso y'Imana. Nuko rero bashiki banjye barahagaze na bene data, kandi guhagarara kwacu si uko dukomeye, ahubwo duhagaze mu mbabazi. Izo mbabazi zawe zitumye duhagarara
tugashinga ikirenge bikemera, kuko hari n'abatashobora no guhagarara n'aya masaha. Izo mbabazi tugize ngo zidutwikire mu izina rya Yesu Kristo. Hari amagambo yanditswe mu gitabo cy'Itangiriro ibice 49, aravuga ati nuko Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimwumve bana ba Yakobo, nimuterane mbabwire ibizabaho kera, nimwumve Isirayeli so, natwe dufite data n'Uwiteka Imana, natwe dufite data ni Yesu wamenye amaraso. Turahagaze ngo tukumve, turateranye kuko bateranye, kuko Isirayeli yahagaze yabwiye abantu be ngo baterane, akababwira ibyenda kuba, natwe turahagaze ngo tubwire ibyenda kuba. Bene data barahagaze kugira ngo muri ijambo rimaze gusoma babonemo imbaraga. Unaniwe ahabwa imbaraga, urwaye akire, ukeneye imbaraga azihabwe, ukeneye amavuta ayahabwe. Kandi ukeneye gufasha muri uru rugendo muri ijambo habemo agakoni ko kugenderaho. Ukeneye kugira ngo umugisha wawe nutugeraho n'umugaragu wawe umusige, bitume avuga ari munsi y'igicucu cy'Uwiteka, ntavuge kubwe ahubwo atumwe n'Imana. Bibiliya isanga umugisha, ariko twongeye kwisabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umugaragu wawe tumwifuriza amavuta yayandi yatembaga kuri Aroni, maze akamanuka mu bwami, akamanuka no ku ncunda zigera. Ndagusaba kugira ngo mwene data Asheri mwambike imbaraga, musukeho amavuta, ntavuge kubwe avuge kubwawe. Haleluya. Biranditswe ngo abo bantu sijye wabatumye, baritumye batumwa barihuta bagenda tutavuganye. Mwene data Asheri, Imana nimudutumeho, atere kuba ari we, ahubwo Imana abari mutumye kugira ngo nimutuma abaje bakeneye kubatizwa batahe babatijwe, abaje bakeneye guhinduka batahe bahindutse. Emera amagambo meza yanditse mu gitabo cy'Imigani, wavuze ngo dore bwenge yateguye intango kandi arahamagara, kugira ngo abantu bose baze hafi y'ikibindi cy'ubwenge. Ikibindi cy'ubwenge giteruwe. Haleluya. Uwagisogongera wese umujiji uragenda, uwagisogongereho amahumane ngamuvaho, kari mu mwuka wera, kari mu kugicani, kari mu kubaririmba, kari mu kubateranye, usanga Imana wagize ngo twongere twibukanye, Nataka tukumbushane tena. twongere tuganire kuri doktrini yacu, Kwa mafundisho yetu, tuganire ku nyigisho yacu, tumuze kwa mafundisho yetu. kuri doktrini yacu, Kabisa kwa mafundisho ya msingi. ibyo twizeye, Yale tuliyoamini. kuko umukristo utagira Kuwa inyigisho mwaminio hana mafundisho. ntagira igihagarara. Yeye hakuwa na msimamo. Inyigisho imeze nk'uruti Iko rw'umugongo, kama kabisa mti ya mgongo. kandi iyo umuntu adafite uruti Ila kama mtu rw'umugongo hana mti ya mgongo, ntashobora guhagarara. hawezi kusimama. Twagize ngo tugire n'abana bacu, Nataka n'abana watoto babatijwe ejo wetu, watoto bundi, wetu wabatizwa bafite juzi. doktrini ariko ruti rw'umugongo, kandi iyo doktrini yacu Mafundisho yetu, nta muntu uyikoraho. hakuna Iyo tuyikozeho gatoya bashobora kukurya. Mu nyigisho yacu twayihawe n'intumwa, twayihawe n'abahanuzi kuko batwigisha. Iyo nyigisho umuntu uwo ari we wese ushobora kuyiha, anaweza kuibadilisha. n'indakorwaho niyo gakondo yacu, nibwo murage wacu. Iyo nyigisho niyo kugira ngo tuganire abana tukubyarira mu nzira bagende bazi ibyo twizeye, bateze kubaza mbese wizeye iki? Ulize na mimi ningine. Waanze kukuda kabisa mimi. Dufite doktrini, Tuna mafundisho. dufite uruti rw'umugongo. Iyo ufite umugongo muzima urahagarara ukumva ukomeye. Iyo niyo doktrini yacu. Ndio mafundisho yetu. Pawulo ati Paulo eti nashyizeho urufatiro ya msingi. kumubakisha mukuru kandi w'ubwenge umuntu wese wubakaho amenya yubaka, ariko urwo rufatiro yashyizeho ni rumwe gusa kugeza iteka ryose. Uwari wese ujya kuwubakaho amenye ko yubaka, yubakisha yitera, amenye ko ibyo bicengera imana y'umuriro, abe yubakisha aho zahabu, amenye ko bizacengera umuriro, babara amabuye
dufite imiti Iko na fundisho yetu indakorwa. haigusiwe. Paulo ati Paulo eti kuko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro kumwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinde uko yubaka, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizwe ariko Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro ntabwo dufite, urufatiro dufite Yesu Kristo. Urwo ngurwo niwe ntabwo tugenda kubaho aho ngaho, ntabwo twatuvana kuri Yesu ukaba urufatiro rwawe. Amen. Amen. Waefeso wanatuambia je? Taharikisha. Waefeso wanatuambia mstari wa 20. Kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza inzu. Amen. Kuko twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza inzu. Ibyo buye by'abandi bantu ukabito twakurikiye, ibyo buye by'abandi bakayetuwe ukabito byahindutse ibikomeza inzu, kandi karifite azaca mu muriro azahera. Amen. Ibyo buye Yesu Kristo niwe buye rikomeza inzu. Niwe kumeza imvura. Abubatsi bari kubaka wajenzi wakijenga ariko tubafata amabuye yose ngaya bashyira ku mpembe. Oya, tubafata babateguye ibuye rimwe ibyo barashyira ku mpembe. None iyo nzu yacu yo turi kubaka ibuye rikomeza imfuruka n'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. ahubwo we unitice we wubaka itorero kandi niwe bikomeza imihanda y'ibyo yaranyuze. Amen. Urufatiro dufite urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi umwe. Oya, ari Branham gusa, ari Petero gusa. Oya, harimo Branham, harimo Paulo, harimo n'abahanuzi. Bivuze ngo iri jambo ry'Imana ryose turaryizera. Utagabanyijwe bila kupunguza hata utagabanyijwe n'akanya yote turaryizera. yote tunayaamini. Ibyo Paulo yavuze, Paulo alisema, ibyo Petero yavuze, ibyo Matayo bavuze, ibyo abo bose wale wote kari intumwa cumi kama vile mitume 12 uko ari abahanuzi vile kama ni manabii walisema byose yote tunaiamini. Ndio. byashu Ufunuo. Amen. 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 Kwa byashu 12. Angalia Ufunuo wa Yohana 12. Hano byashu 12. Hapa Ufunuo 12. Umurongo wa mbere Mstari wa kwanza wa kabiri na pili. turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tunasoma kwa Yesu Kristo. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba n'ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we yambaye ikamba n'inyenyeri 12, kandi yari akwite nuko atakishwa no kurya, atakishwa no kuramurwa n'ibisi. Iyo Imana ivuze umugore, Kama Mungu anasema mke, anasema kanisa. amen. Iyi Imana ivuze Mungu akisema mke, itorero ngenduye uyu mugore uri kuvuga itorero umugeni kanisa bibi harusi. kandi no mu gihugu
itorero mugeni, itorero shambo. Amen. Uwo mugore yari yambaye ikamba. Iryo kamba ririho inyenyeri 10. Izo nyenyeri 10 bivuze ngo yizeye inyigisho z'itumwa 10. Ndio mpamvu yambaye ikamba ry'inyenyeri. Ndio sababu atavikwa taji la nyota 12. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye jua la haki. Amen. Amen. Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye jua la haki. Mwabyumvise? Mnasikiliza? Inyigisho yacu Mafundisho yetu iko na msingi. niyo mpamvu tutaridi. Ndio maana sisi sio sehemu. Tuzingira mu kanaka. Kiwaza hivi karibu. Uzabawaje karibu. Nabwo nacu bamenye uburere bw'umunsi. Ubwo turidi. Ntabwo dufite inyigisho z'idini. Ntabwo dufite zanegereye z'amadini. Ahubwo dufite ibyanditswe by'Imana. Dufite ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tudafite ibindi bitabo. Kandi ibitabo dufite byo kwandikamo. Kandi ibitabo dufite byo kwandikamo. Uyatanze icyacu uyatanze amatungo. Igitabo kimwe dufite Bibiliya. Icyo gitabo dufite kirimo mu Uwiteka na ibindi byose. Ibindi byose vitabu vya watu. Ariko ijambo ry'Imana Bibiliya yera niyo ndakuka kandi iryo jambo Imana yatumye umugeni wayo. Umugore yari yambaye inyenyeri. Mungu alikuwa anavaa taji la nyota. Mwezi yari yambaye ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. ishara kubwa kupatikana mbinguni. Wambaye izuba. Naona Mungu aliyeviikwa Izuba ni jua. Kristo Yesu. Jua ni Kristo. Mwezi ulikuwa chini ya miguu yake. Ku mutwe we yambaye ikamba n'inyenyeri. Akavaa taji inyenyeri 10 la nyota 12. Kandi naye atakishwa no kuramuka. Alikuwa ana mimba no kuramuka. Akilia bali ana utungu na kuumwa. Hivi kanisa linachukua mimba. Kandi genda kubyanga na Mungu. Linatazaa mtoto kiume. Abo ngabo Wale ngo bazaragiza amahanga n'icyo watachunga kabisa na taifa na fimbo ya chuma. Abazava mu itorero Watachunga tena kanisa. abazava mu itorero kanisa. abo Wale ngo bazaragiza ndio watachunga kabisa. bivuze ngo kuri itorero na maana hii kanisa bivuze ngo ugiye gusohoka muri itorero ukaja mu itorero itorero ry'utureka yinjiramo abarozi yinjiramo abasaba uwo muri wa Kristo Ombe Mungu akuhamishe. Amen. Amen. Ombe Mungu akuhamishe. Utakasabanya na wewe Mungu mwamwito wazakukoraho nawe umwishure usema iwe ariko kumwamwito ukaja hapo Amen. Tuna mafundisho yacu idakorwaho yeye alikusiwe n'ubu arikora ku barezi ifanye yote turamujyana ebizeru bere bimunesha ubimenye dufite inyigisho yacu yetu doktrine yacu mafundisho yetu na papa ntakwiye na baba kuigusia na president na president kuigusia na Gerard ntakwiye na kuigusia kuigusia n'umuhanuzi ntakwiye kuigusia na Frank ntakwiye kuigusia inyigisho yasamwe n'umuhanuzi w'igihe
kuonesha aravuga anasema hivi kuko Eliya kwa Eliya umusozi Karumeli Mlima Karmeli yubatse igicaniro alijenga madhabahu niko kwa ijambo ry'Imana vile neno la Mungu yongeye kubakwa. linaanza kujenga. Amen. Amen. Eliya ku musozi Karumeli Eliya Mlima Karmeli yagiye abahanuzi b'Abantu nabii wa Baali bari muzana amabuye mulete mawe muzana amabuye mulete mawe arubaka igicaniro amabuye 12 amabuye 12 mawe 12 ayo mabuye 12 agereranya imiryango 12 maana jamaa 12 Israeli. Amen. 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 Anajenga abonye ko byose bitunganye ababwira ati muzanira amazi iki gicaniro n'igitambo kitememo kitejejwe byari bigiye kwezwa muzanira amazi basukaho amazi ikidendezi kimaze abari bayaho walikuwa pale wanasema huyu tuliomba kwa kwasema tuliomba umulio kwanga moto kwa nakataka kama mazi galimo uyu we ndio kuna kasuta mama moto tawaka ndio na habari kucha anaongeza kujenga katika maraki nitawatumia nabii Eliya kabisa kutisha pamoja ndio watoto baba yao afate inyigisho z'intumwa atuzana umuhanuzi yarashe kuja amen igihe akamutuzaza umwambie toka mchafu hakuna nabii wa Mungu anapigana nabii yote ilirudia kwa ndugu Branham hapa leo niko na nabii na uchukue neno la Mungu nasema je nabii Eliya anakuja kujenga Yesu kwa mnapomoka inyigisho mafundisho Roma alikwenda hivi alikimana kuko yasezeranyije uzabatumira Eliya umuntu uteka asangana imitima y'abana n'abantu watoto na baba uwo muhanuzi wewe nabii Mungu anakutumia icyo yakoze chenye nifanye aliongeza kujenga vita inyigisho leta mafundisho ashira gahunda agora ashira gahunda mu mazu yacu byose anachumia yasize kidogo aliacha kwenda kimoja na acha hakuna taki moja aliacha fundisho yacu amen yetu muradi amen ni urithi amen Songa maneno haya inyigisho ya mafundisho yetu kubijyanye n'inyigisho unafuatana mafundisho tuzi neza unajua vizuri ya kwamba inyigisho unafundisho z'uburyo ya namna mbili inyigisho ihamye mafundisho inyigisho y'ubumenyi na mafundisho ya ujuzi mubimenye umuntu ujue leo dufite inyigisho ihamye nafundisho kabisa inyigisho idakorwaho fundisho ise gusiwa n'inyigisho y'ubumenyi na fundisho ya ujuzi Fransaho Fransa inyigisho fundamental wanasema ni mafundisho ya msingi ya msingi mafundisho fatizo inyigisho fatizo mafundisho ya msingi n'inyigisho y'ubumenyi na mafundisho ya ujuzi ya ujuzi connaissance ya ujuzi tuzi ko dufite inyigisho tunajua kama tuna mafundisho ya inyigisho y'ubumenyi na mafundisho ya msingi ya ujuzi inyigisho ihamye mafundisho ya msingi inyigisho yacu ihamye mafundisho yetu ya msingi tihinduka hayabadilike kamwe Bwana encha jabe amen Amen. inyigisho ihamye mafundisho ya msingi
ntihinduka haibadiliki. inyigisho Mafundisho kabisa. ibyo twizeye Tunayoamini ntibihinduka. havibadiliki hata kidogo. Amen. Amen. ntibibasha gukorwaho n'uwari wese. Yote. Amen. nta muntu wabikoraho Kuna mtu n'uwari anaweza wese. na kile yote. ni ubutunzi bwacu. Amen. murabyizeye iyo nyigisho ihamye ni ubutunzi bwacu, niyo mari yacu, niyo burake bwacu, nta muntu washobora kubitwara. Amen. Amen. ni ubutunzi bwacu. Utajiri wetu umwami wacu kabisa ni utajiri wetu. iyo bavuze umwami wawe Uliti bariga ku ndo inakuwa yawe. ni uliti wako. Amen. Amen. bariga ku ndo yawe. Inakuwa ni uliti wako. nta mumaro munini Hakuna mafaa. ko haboneka abakozi Kupatikana watumishi baza bakayitubwiriza. wanaweza pia kuitumilia. bivuze ngo Inasema hivi. nta mukozi wavuga Kwa mtumishi kutoka ni pembeni. aza kwinjira Akuje afundisha hapa mafundisho ya msingi. Oya ntabwo ari byo. Aza gutegeka mu rugo. Oya. nta mumaro munini Hakuna mafaa ko kubwa. habaho Hawezi kuwa haba abakozi inakuwa watumishi baza kubwiriza wanaweza kuja inyigisho mafundisho ya msingi. itorero ryacu. Kanisa letu. Amen. Amen. kuko Wakuwa kuko aridakorwaho ni ile haigusiwi. ndetse kandi Tena ituye itavuguruzwa. inaishi bila kuibadilisha. nanone Na leo ikigezweho ni kuyigaragaza tunayofikia ni kugira ngo buri mwana w'Imana kila mtoto wa Mungu amenye icyo yizeye ajue alichoamini nuko ari ukuri kama ni kweli. agakiza k'ubugingo bwe. Wokovu wa nafsi yake. Amen. Amen. inyigisho ikamwe Kabisa kufundisha msingi. guco kimeze. Ni vile na nta muntu n'umwe uyivuga hakuna mtu anaweza kabisa nta muntu n'umwe kubadilisha. uyikoraho Hakuna mtu anaweza kuigusia. uretse abakozi bacu Ila watumishi wetu tu ndio wanakuwa kutufundisha. niyo mpamvu abahanzi Wakubwa wa kanisa ikibagize abahanzi inaweza kuwa wakubwa baba bashungiye ili abahanzi ikibagize abahanzi ikibagize abakozi abakuru b'itorero nizo barinda bamuhanza agakagabo kakavugurura imigisho yacu barera amaso. Amen. niyo mpamvu Petero ni Paulo mu byakozwe n'intumwa ndani ya matendo ya mitume ari kuhavuga neza anaposema vizuri avuga ati akisema hivi byakozwe n'intumwa ari kuhavuga neza. matendo ya mitume anasema vizuri. Matendo ya mitume kuhavuga neza avuga ati anasema vizuri. ntacyo nigeze kubabwira cyangwa Tukuambia ngo ntacyo nigeze kubabwira kuwaficha kwa cyakora irinde ubwami. jihadhari binafsi ni 20 ni 20 ni 20 20 uhereye ku murongo wa 25. mstari wa 25. dore nzi yuko ninde wakusomera 25. nanone dore nzi yuko mutazongera kumbura abo nanyuzemo mwese babwiriza iby'ubwami bw'Imana. Icyo gituma bahamiriza uyu munsi yuko amaraso ya bose atangiye kuko ntikenze babwira iby'Imana yagambiriye byose. Mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi wose Mwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi kugira ngo mugire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Amen. Ndio mafaa ya wazee bari kureba walikuwa wanaangalia inyigisho bari kureba n'abantu b'Imana kugira hazi igisimba batwara
kikabarya kibarebesheje inyigisho mbi aravuga ati mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi Imana yabashiriye kuba barinzi inyigisho yacu amen naho inyigisho y'umuntu umuntu wese yote anapewa hapo kabani. Inyigisho y'umuntu uzi yuko buri muntu Kila mtu azi ko agaciro anajua kabisa kabani. Utakuja anajua vyote. Anawadanganya. Watumishi wa Mungu wanaheshimiana. Aligenda chizi ichochera arazi aligenda chizi ichonzi aligenda arachizi mume wese amen tugenda kunguka ubumenyi na ujuzi mwingine amen kuko tugenda duhishurirwa kuko tugenda duhishurirwa dushishikarira gushyira mu bikorwa no gukosora kabisa bitogutakaza isikushangaze kera wari uzi ikintu bali unajua ukabona umukozi w'Imana anakuwa na kikosoa akavuga ati anasema hivi hano hapa tunastahili kwenda hivi ijambo ry'Imana rigenda ridukusinenda na kikosoa nibyo Amen. aho babyumvikana tunasikilizana tugenda tunaenda tunafaidika ujuzi tunafaidika ujuzi amen amen inyigisho twende kufundisho la msingi inyigisho yacu ihame sheria ya msingi kwizera yuko Yesu Kristo na ni kama Yesu ari Imana ihoraho ishukiza wacu kwizera yuko Yesu Kristo ari Imana ihoraho umukiza wacu yishyuriye ubwoko bw'Isiraheli anyuriye mu Mwana amen ni Imana imwe kumbi yambaye umubiri kubw'incungu ya benshi kubw'incungu yacu amen ni Imana imwe ni Mungu mmoja ndio fundisho letu amen ndio dushobora guhinduka dushobora gukorwaho Imana Yesu Mungu Yesu yambaye umubiri isibicuba yaza hano kuri isi kugira ngo icungure kibona Imana yambaye umubiri amen dushobora kumuhinduka amen wa Israeli yule wa Israeli walisema ni Yehova bavuga ni Yehova walisema ni Yehova ariko kuri twebwe ni Yesu Kristo ababwira ati nice nizera nawe yarapfuye ntazapfa akanigerera kirangize kuko yaje yambaye alikuwa anafanya nini na nimekumbi moja tu Yesu Kristo ule alibadilika Yesaya sura ya 9 Amen. Amen. inyigisho yacu mafundisho yetu nuko umwana yatuvukiye igice icyenda umurongo wa gatanu nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku gitugu bye azitwa igitangaza umujenama imana ikomeye yakora twese uhoraho umwami w'amahoro amen tihinduka imana itakorwaho igitangaza umujenama imana ikomeye yakora twese Amen. mafundisho yetu tusome Timotheo Kabisa biraryoshe. Kimeze neza pe. Amen. gikorwaho Oya. mwenyewe iterambere riciye ya kwanza sura 3
turasoma mu izina rya Kristo. Ugushidikanya ubwirwa umwana urakomeye cyane. Imana ko yerekanwa ifite umubiri ikagaragazwa ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa. Amen. Si ugushidikanya. Bila shaka Ubwirwa umwana kabisa abamenye ni bake, abamenye ko Yesu Kristo ari Imana ni bake. Abantu baracyamubarira batari mu mwijima, ariko twebwe kuba Imana yaduhishuriye ko Yesu Kristo ari Imana, ko Yesu Kristo ari umucunguzi wacu, ko Yesu Kristo ari umukiza wacu, iyo Mana yaducungura. Tito Imana yacu ntagucungura. Mungu wetu akoze. Kwa yaduhishuriye ibyo Wanatufunia yale. ntacyo twatanze Bila kupana kitu. ni hagucungura. Akoze. Ni hagucungura. Akoze. Tito igice cya kabiri umurongo wa 13 ari kuvuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Amen. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, hari ibyo kuzabona ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Amen. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzabona ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu n'umukiza wacu. Ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagiye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwiza. Ubwoko bwe bwiza. Wowe nawe, ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana bwiza. Ubwoko bw'Imana bwiza. Ahubwo turana Imana. Ubwoko bwose bw'Imana niyo twifuje. Amen. Ubwoko bwe bwiza. Wewe kabisa taifa lake binafsi. Kugira ngo tube ubwoko bwe bwiza. Wewe taifa lake binafsi. Bugira ishaka. Nakuwa na bidii. Bugira ishaka. Nakuwa na bidii. Ry'imirimo. La kazi njema. Amen. Amen. Tubigira. Na matumaini ya kuona utukufu wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndio kubyandika muri Ndio Yohana. maana nilikuwa ndani ya Yohana. Tuzamuona. Tukimuona. Uko azaba. Sisi tutakuwa na fanana. Amen. 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 Migisho yacu. Fundisho letu. Ni Yesu Kristo ni Mungu. Hinduka. Abadilike Kuwa. alikusikia. Ingingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri. Kwizera yuko Bibiliya Naamini kama ari cyo gitabo cyonyine kirwa ijambo ry'Imana. Amen. Kirwa ijambo ry'Imana. Na Mungu. Amen. Amen. Kirwa ijambo ry'Imana. Naitwa Kandi tena akaba ariyo nyakuka yacu, kuwa kabisa ya akili yetu. ndetse niyo Imana, ndetse niyo Tena ndiye Imana, Mungu. ndetse muri yo Imana Ndani yake. igira muri yo. Mungu alisema ndani yake uongo. Amen. Kwizera ko Bibiliya ari cyo gitabo cyonyine, ari cyo cyitwa ijambo ry'Imana, kandi muri cyo niho Imana ivugira ijambo ryayo.
ibyo byose ni ijambo ry'Imana. Amen. Umusomyi wihuse asome ibyashuri 24 ibyashuri 24 ibice 18 mstari wa 18. Tusome mwene Yesu Kristo. Uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongereraho ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo cyitwa rwego rwera. Amen. Iki gitabo achiongezewe tena kigabanywa jambo na rimwe rivugwaho ryongerwa mpamvu mwami yagiye bana umuntu wese uzongera Imana nazamutira mu cyago nuzagabanyaho Imana izamugabanya icyagiti muri Amen. Umuntu wese uwumva wese aya magambo y'ubu anasikia yote mashahidi yamuhamiriza hiki nihagira umuntu uzongera kwa mtu akuongezea kwayo kile kinuzuye kinajaa. Amen. Kino kinuzewa nihagira umuntu wongera kuri yo Imana izamwongera ibyago byanditswe n'icyo gitabo, kandi nihagira umuntu ukura amagambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura atamuondoa cy'ubugingo ndani ya sehemu ya kiti na ile kabisa mlango wa Amen. Chimana Kitabu cha Mungu ni Biblia. Ndio kitabu tunaamini pekee juu neno la Mungu. kitabu tuzi chochote Kitabu tunachokijua hatupati Biblia. kandi ndakukaya Ndio akili yetu. Anasema yaravuze ati alisema zavuga byinshi Tasema mengi ariko byose lakini yote kuri Biblia uzasanga kitari kuri Biblia kila pembeni. Amen. Iki kwa ndio cyose yote pembeni. Amen. Katubwira ati abasere barabohowe Wadada mikoreho musige ya poudre musige ibici makiyaje toza musizane tutabisoma hano tugira mu Branamu yarayavuze n'abasema babyanditswe muri Biblia byanditswe wapi Komera. ni dusanga bitari muri Biblia abasere mwisukera mushiramo pole umwiriye kabitsa cyane ngo kuko nanga kumugore y'ibindi Wakona kataa no kuboha imisatsi kufunga nywele uzongera ungetaongeza uzongera Imana izamwongera Mungu atamuongezea ile mapigo wanakupa nuzagabanya atapunguza atabakiwa kwa kile kiti cha uzima. nicyo gitabo cyonyine Ndiyo kitabu pekee kinasema ukweli. Amen. nicyo gitabo cyonyine Ndiyo kitabu pekee kinasema ukweli. Mote. aho twageza turagarukira tuzakomeza Imana Endelesha Mungu akitaka. Timoteyo ya kabiri Mote ya pili. ibice bitatu Sura ya 3. umurongo wa 16 Mstari wa 10. turacyari ku ngingo ivuga ngo Kigali kuri Bibiliya aricyo gitabo cyonyine Biblia ndio kitabu cyitwa pekee ijambo ry'Imana kinaitwa kandi ningo Imana ivuga Nenda neza. pale. Amen. Basi. bitatu Timoteyo wa kabiri ibice bitatu 16 13 ibyanditswe byera
byahumwe ku Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumumenyesha ibyago no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashitse afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Amen. Byose yote kubera mu itangira Tanzania watu byashimika byose yote hapana mafaa ya kurekebisha mtu ngo kukwereka inzira tugiye kugira ngo Imana ibone umudushitsi aone mtu kamilifu. Imana niyitegereza Nikitazama ashira abashitsi apia nikitazama aseme ashere kabisa. Amen. 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 Tuendelee. kwizera yuko Naamini ya kwamba kwizera yuko umuzuko w'abapfuye na kama ufufuko wa no kuhindurwa na kw'abisi kubadilishwa no mwenyewe kuzamurwa kw'itorero mugeni kubadilishwa kwa bibi harusi wa Kristo. wa Kristo. Amen. Amen. Kwizera ko Naamini ya kwamba abapfuye bazazuka kufufuka n'umugeni ukiriho n'abariho bazazamurwa. Amen. Imbona kubona tuzazamurwa mu mwuka. Yesu utazagaruka mu mwuka ngo Yesu yaraje. Oya ahubwo kwizera ko abapfiriye muri Kristo aribo bazamanza bazaba bakiriho duhereko duhindurwe tuzamanire mu kibazo. ile ndio tunaamini. Nigisha kuvuga ngo Yesu yaraje. Nigisha nasema Yesu alikuja. Nigisha ikinyoma. Ni fundisho ya uongo. Nigisha kuvuga ngo abapfuye Fundisho barazutse. kufariki walifufuka Ikinyoma. ni uongo. Ahubwo Bali abapfuye bazazuka kufa watafufuka nako tuzaba tukiriho hai tubadilishwe tuvuye mu kirere kutengeneza tuzabane mu mato tukuraki mfano wetu. Amen. Igihe Yesu yazamutse Wakati Yesu alipanda byakozwe n'ibintu biciri ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 2 hepfo gato. chini kidogo. Igihe yazamutse Wakati alipanda abamarayika babaze malaika bari abagabo babiri wanaona babona intumwa ziraramye n'abari bari aho ngaho barababaza ati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye mutwumvira mu ijuru muri kureba Yesu akuwemo? Bagira ati uko Yesu abakuwemo uko agiye niko azagaruka uko azamutse niko azagaruka yambaye umubiri w'ubwiza. Amen. Iyo niyo nyigisho yacu tuyizere. Amen. Amen. Abakeneye imirongo hariho Abatesalonike Abatesalonike ibice bine, sura ya 4 Abatesalonike ibice bine sura ya 4 16 17 Abakorinto 15 15 52 n'Abakorinto Wakorintho wa kwanza 15 15 n'Abakorinto ba mbere 15 kwizera kugaruka. Tunaamini kurudia. Tunaamini kurudia kwa Yesu Kristo. Ni ishusho igaragara. Ndani ya sura inaonekana. Amen. Ni ishusho igaragara. Ndani ya sura inaonekana. Vile ndio tunaamini. Tutapata ndani ya roho. Kurudia kwa Yesu Kristo. Sura inaonekana. Kupanda kwa bibi harusi. Ni ishusho Ndani ya igaragara. sura inaonekana. Tuzazamurwa Tutanya kulima. kuko abazaba bakiriho bazambara imirimo Kuwa mishya hayo n'abapfiriye muri Kristo bazaza. ndani ya Yesu Kristo watafufuka. Kandi icyo gihe Wakati nzakureba nzakumenya, nzareba ngenda hare mu ngendo, nzareba nawe kumenya. Amen. Abahanga n'abacu, abahanga abasore n'abasere, Imana izavuga basohokeyo. Amen. Naho baba barabaze barabaye ubukungu, Imana izategeka uko byanditse
ngo ijwi ryawe rirakomeye azarangurura ngo n'ijwi ry'impanga abapfiriye muri Kristo batazuka. Amen.